nari ndi kumwe n'umushuti wanjye w'umukobwa n'uw'umuhungu, twerekeza mu rugo rwe tugiye kumusura. Tugezeyo adusaba ko yadusohokana piripiri, tugezeyo turanywa turarya. Tukiri piripiri adusaba ko tugomba gukorera live kuri account ye, live yo kuri Instagram. Icyambere ashaka ni abaviews, turakorera video twerekana ubusa bwacu, turabimwemerera. Turamubwira tuti nitugera mu rugo ufungure account yawe tujyeho kuri live. Tugeze mu rugo yari yaguze inzoga zitandukanye zuzuye aho ngaho, turabanza turanywa. Tumaze gusinda, twasinze cyane, afungura account ye, nibwo twatangije gukora live twambaye ubusa njyewe na mugenzi wanjye. Twebwe twabikoze tuzi ko nta ngaruka bizagira, nubwo twari tuzi ko mu mategeko yo mu Rwanda nta kibazo kizaba, kuko ntabwo twari tuzi ko n'ubwa mbere natwe byari bitubayeho, n'ubwa mbere twari tunabibonye ubusa bugiye ku mugaragaro nka buriya. Twebwe nta nyungu twari dufite kuko twabikoze turimo gufasha mugenzi wacu, kuko yari yadusabye ngo njye uko muzi ni inshuti yanjye yanjyanyeyo. Tugezeyo uwo muhungu afite amafaranga menshi ariko nta kazi afite, twajyaga twifotoreza mu mafaranga ye yuzuye aho ngaho, yuzuye mu nzu, tukibaza akazi akora natwe bikatuyobera, akatugurira, ariko nta n'umwe yagombaga kuvuga ngo wenda ngo bararyamana muha amafaranga. Byari enjoy. Mu gitondo narabyutse mfunguye telefone, nta kindi cyantanze imbere ni amavideo, nanjye ikimwaro cyaranyishe n'isoni ziranyica. Ndasaba imbabazi abayobozi n'igihugu cy'u Rwanda kuko nagikojeje isoni, na bagenzi banjye tungana n'urubyiruko bose ndabasaba imbabazi, bambabarire. Ku rundi ruhande, umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB Dominique Bahorera avuga ko abo bakobwa bahuye n'umucuruzi w'abantu. Arafata abana b'abakobwa bari mu kigero cy'imyaka 18 na 25, akagenda akabaha ibiyobyabwenge, akamyamara kubatsindisha, akabasaba gukuramo imyenda yabo bakambara ubusa, noneho agafata amashusho yabo akayashyira kuri social media agamije kuyacuruza. Sibyo gusa kandi iyo amaze gukora ibyo ngibyo, abantu bamaze kureba aya mashusho ye barahindukira bakamwereka ko bakeneye kuvugana n'abo bantu bashyizwe kuri social media, ko babona bumva bakwishimisha bari kumwe nabo. Ubwo rero muri ubwo buryo uretse kuba acuruza anyuze kuri social media, ariko anacuruza abana b'abakobwa bagamije kugira ngo abantu baze kubasambanya. Iyo urebye rero usanga iki gikorwa si cyo gucisha kuri social media gusa ubwacu cyonyine, ahubwo kinaganisha no kwicuruzwa ry'abantu. Ingingo ya 38 y'itegeko ryo muri 2018 ryerekeye gukumira no guhana ibyaha bikoresheje ikoranabuhanga ivuga ko umuntu wese utangaza, wohereza cyangwa utuma hatangazwa ubutumwa ubwo ari bwo bwose bw'urukozasoni akoresheje mudasobwa cyangwa urusobe rwa za mudasobwa aba akoze icyaha. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze imyaka 2 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 1 ariko atarenze miliyoni 2. Iyo ubutumwa bw'urukozasoni buvugwa mu gika cya mbere cy'ingingo budahuye n'ukuri cyangwa bureba umwana, uwahamwe n'icyaha ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarenze imyaka 5 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 1 ariko atarenze miliyoni 3.